Burya hari amakosa dukora iyo dukora imibonano mpuzabitsina cyangwa se iyo turi mu gikorwa cyo gutera akabariro. Ayo makosa akaba ashobora kutwicira ibyishimo cyangwa se ugasanga bya byishimo twari dufite bikurikiwe n'ibyago ndetse n'ingaruka zikomeye zirimo nko gutwara inda tutateganyije, kuba igikorwa cyagenda nabi kikakubihiraho kugira ngo kikubere ndetse no kuba wakuramo uburwayi butandukanye. By'umwihariko muri kino kiganiro tugiye kurebera hamwe amakosa agera kuri 12 akorwa n'abantu benshi iyo batera akabariro, bigatuma bya byishimo byabo bitagenda neza cyangwa se bigatuma batarangiza. Muri rusange burya mu gikorwa cyo gutera akabariro ni igikorwa cy'ingenzi, cyubaka urugo, kizamura urukundo, cyongera urukundo hagati y'abashakanye cyangwa se y'inshuti y'abakunzi. Nanone burya icyo gikorwa gishobora gukorwa hagamije kororoka, kwishimisha ndetse no kwagura umuryango. Ariko burya ayo makosa iyo yakoze bino byishimo biragenda rwose ndetse bikavaho bikagabanuka burundu. Tudatinze rero reka turebere hamwe ayo makosa agera kuri 12 akorwa n'abantu benshi. Ikosa rya mbere rikorwa n'abantu benshi iyo batera akabariro cyangwa se bari mu gikorwa cyo gutera akabariro no kutaganira cyangwa se kwirengagiza communication ya hagati y'abantu bagiye kwinjira muri cya gikorwa. Ntubisuzugure ngo nuko ari kosa rya mbere kandi rikaba ryoroheje, ariko burya kutaganira muri iki gikorwa cyo gutera akabariro ni kosa rikomeye. Ubushakashatsi bugaragaza ko byibuze abagore binjira mu gikorwa cyo gutera akabariro mu gihe bumva umutima wabo wabirekuye cyangwa se mu gihe bakiriye neza babanjije kwiyumvamo uwo bagiye kuryamana cyangwa se guterana akabariro. Iyo rero nta communication yabayeho uba usa naho ufashe wa mugore ku ngufu ndetse ugasanga ntabwo yabashije kukwirekurira neza. Ibyo bigatuma rero cya gikorwa cyo gutera akabariro kitagenda neza. Muri make uburyohe bwacyo ugasanga wa mugore we ntabwo abwumvishe mu buryo bukwiye. Muri make kuganira, gusangira ibitekerezo byubaka icyizere hagati y'abantu bagiye kuryamana kandi bigatuma barushaho kuryoherwa na cya gikorwa cyo gutera akabariro. Muri make rero banza uganire n'umufasha wawe cyangwa se uwo mugiye kuryamana, mubanje kwiyumvamo neza, mwiyumvanemo neza ku buryo yinjira muri cyo gikorwa cyo gutera akabariro abasha kwirekura. Abagabo b'ubushake bwo ubwabo iyo bafite ubushake burya binjira mu gikorwa cyo gutera akabariro, si ngombwa ko baba bizera uwo bagiye kuryamana cyangwa se bamukunda, ariko abagore bo biratandukanye. Ikosa rya kabiri rikorwa n'abantu benshi bagiye gutera akabariro ni ukwirengagiza igikorwa cyitwa foreplay cyangwa se cyo gutegurana, ntibategurane. Burya gutegurana bizamura kuba mwese mwiyumva muri cya gikorwa cyo gutera akabariro. Cyane cyane nk'igitsina gabo bundi twumva ko guhita winjira cyangwa se guhita utangira cya gikorwa utabashije gutegura neza wa mugore ari byo dukeneye. Akenshi usanga abagabo benshi rino kosa barigira. Ariko burya gutegurana, icyitwa foreplay yo gukinishanya, ni ingenzi cyane kuko bituma umugore abasha kwiyumvamo neza cya gikorwa, bikazamura icyitwa arousal ndetse bikanatuma n'umubiri w'umugore ubasha kurekura amavangingo ndetse n'imisemburo ituma yumva muri cya gikorwa kandi kikarushaho no kugenda neza. Ntukihutire kwinjira mu gitsina cy'umugore utabanjije kumutegura. Ubundi igikorwa cyo gutera akabariro ntabwo ari penetration gusa cyangwa se si ukwinjira gusa ngo muhuze ibitsina gusa, ahubwo akenshi burya kiriya gikorwa kiba kiri physical ndetse kiri na emotional. Muri make kijyanwamo ibitekerezo, no kuvuga ngo cya gikorwa cyo gutera akabariro gikorerwa imbere mu bwonko cyane kurusha inyuma ku mubiri. Akenshi uzasanga no mu gihe utateguye umugore aribwo n'ibyago byo kuba ashobora kukwanduza nka sida byiyongera, kubera ko wakoze icya gikorwa nta bushake nta n'ububera buhagije afite ukamukomeretsa. Nanone uzasanga hari igihe ukora imibonano mpuzabitsina akababara. Muri make ni byiza gutegurana, mubanze musomane, mukoranyeho, mukozereho. Muri make mukora ibikorwa bituma mwese mubasha kwinjira mu gikorwa cyo gutera akabariro mubishaka. Ikosa rya gatatu rikorwa n'abantu benshi mu gihe batera akabariro, bikaba bishobora no gutuma bandura sida cyangwa se izindi ndwara zikomeye, ni ukudakoresha protection. Protection ni agakingirizo cyangwa se gukoresha ya miti ituma utandura, utatwara inda utifuza.
burya iri ni ikosa rishobora no gutwara ubuzima bwawe cyangwa se bigatuma wandura indwara zitandukanye zirimo nka STI cyangwa se indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina harimo na sida ndetse no kurusha ushobora gutwara inda utateganyije. Ubundi kudakoresha protection cyangwa se kudakoresha agakingirizo ushobora kurwara uburwayi burimo nka chlamydia, imitezi, HIV, syphilis ndetse n'izindi nyinshi cyangwa se ugatwara inda utateganyije. Nanone ibi bishobora kwangiza umubano wawe bikagusenyera urugo cyangwa se bigatuma ushobora kugaragara nabi cyangwa se bikanangiza ubuzima bwawe muri rusange ku buryo hari n'abashobora kwiyahura. Muri make rero mu gihe ugiye kuryama no mutashakanye jya ukoresha agakingirizo. Nanone no mu gihe ugiye kuryamana n'uwo mwashakanye mutifuza gutwara inda nabwo wakoresha agakingirizo. Abantu bakora icyitwa oral sex cyangwa se bakoresha imibonano mpuzabitsina ikorerwa mu kanwa nabo burya hari ibi byayigenewe bakoresha, ndetse burya n'abakoresha imibonano mpuzabitsina inyuze mu kibuno nabo hari ibyabo bakoresha kugira ngo birinde, cyane cyane twavuga nk'abatinganyi b'abagabo. Muri rusange rero kwirinda izo ndwara ni ingenzi cyane kuko burya zimwe muri zo zishobora kwangiza ubuzima cyangwa se zikagutera ubugumba. Ikosa rya kane rishobora kwangiza igikorwa cyangwa se kwishima igikorwa cyo gutera akabariro ni ukuba ushobora kumva ko ari wowe byose bizingiyeho muri cya gikorwa cyo gutera akabariro. Burya gutera akabariro no gusharinga experience ni ukwirekura mwembi mukakinjiranamo cya gikorwa nibwo kiryoha kandi kikarushaho kubanyura mwembi. Iyo rero wumvise ko ari wowe gusa ugomba cyangwa se ukumva ko mugenzi wawe ari we ugomba kukiyobora cyangwa se ari we ugomba kugushimisha gusa ahubwo wowe utagomba kumushimisha, burya iryo ni ikosa rishobora gutuma cya gikorwa kitabaryohera, aho ugasanga ahubwo usanze bisa naho umwe yavunaguritse akoze cya gikorwa agavamo yavunaguritse, undi rwose we ntacyo bimubwiye. Ikosa rya gatanu rikorwa n'abantu benshi mu gihe batera akabariro ni ukwihutira cyangwa se gutuma cya gikorwa wumva ko kigomba kurangira vuba. Ubundi igikorwa cyo gutera akabariro niyo cyamara amasaha 2 ugereranyije ukakivanga nyine ari igikorwa nyirizina no gutegurana ndetse na nyuma yo gutera akabariro. Ntabwo muba muri mu irushanwa ngo ni iminota 30, iminota 10 ugomba gukora cyangwa se gutera akabariro. Ndetse hari n'abagabo nabo bashobora kumva ko byibuze niba uryamanye n'umugore nturenze iminota 10 ukumva ko ari ikibazo, bigatuma bakoresha miti ya Viagra cyangwa se iriya miti ituma babona ubushake bwo gutera akabariro mu buryo buhagije. Burya iryo ni ikosa. Ntabwo gutera akabariro cyangwa se kwinjira mu gikorwa cyo gutera akabariro ntabwo ari irushanwa muba murimo, ndetse nanone ntabwo ari race muba murimo, ahubwo ni igikorwa gisaba ko mwese mubasha kwinjira mu gikorwa kandi mwese mubishaka, kandi buri wese akagera ku ndunduro cyangwa se akagera kuri orgasme. Muri make rero igikorwa cyo gutera akabariro ntabwo ari formule, buri wese agira ibye, buri wese bagira ibyabo. Icyambere nuko mwembi munyurwa, ntabwo muri mu irushanwa. Igihe cyose cyamara ntabwo ari ngombwa ko kimara iminota 10, 30 cyangwa se amasaha 5, ahubwo igihe cyose mwamara, icyambere nuko mwembi munyurwa. Ikosa rya gatandatu abantu benshi bakora mu gihe bari gutera akabariro ni ukutita ku kuba umuhungu muri kuryamanye cyangwa se muri gukorana igikorwa cyo gutera akabariro anyuzwe cyangwa se aguwe neza cyangwa se ntakiri kumubangamira. Mu buryo busanzwe umugore cyane cyane abagore iyo ababaye asa naho watatse mu gikorwa cyo gutera akabariro ukagira ngo nukumwemeza, aho ugasanga nubabare wenda akagira isoni zo kubukubwira. Ushobora kuba ari umugore nyine wawe cyangwa se ari n'undi wese waterese cyangwa se ari n'indaya waguze, ugasanga nyine ntabwo witaye ku buryo cya gikorwa kiri kumunyura. Burya rero kwirengagiza ubwo barashobora kuba ari guhura nabwo cyangwa se kuba ataguwe neza cyangwa se atari comfort muri cya gikorwa cyo gutera akabariro ni ikosa. Bituma we atanezerwa, ugasanga wenda ukoze cya gikorwa cyo gutera akabariro we yibereye mu babare gusa avuga ati nikimveho ku gatima, avuga ati wagiha kikarangiza kikamvaho. Burya rero uzajya wita no ku marangamutima no ku myitwarire ndetse na comfort y'uwo muri kuryamana. Ikintu cya mbere burya kibikemura nuko mugenda muganira mu gikorwa cyo gutera akabariro, akakubwira ati koza aha, genda gake, injira cyane, ukora uburyo bumeze gutya na gutya. Ibyo bikaba ari ingenzi cyane.
Ikosa rya karindwi abantu benshi bakora ryitwa failing to experiment. Iri kosa ari uburyo twarisobanura no kumva ko gukora sex ari uburyo buhoraho mugomba gukorwa mu buryo bumwe cyane. Umugabo akajya hejuru y'umugore bigakorwa gutyo, ntimugerageze guhindura udushya mu buriri bwanyu. Iyo rero muhora mu gikorwa kimwe kigakorwa uburyo bumwe, bishobora gutera boredom cyangwa se kubirambirwa. Ni byiza ko mu gihe mujye gutera akabariro mugerageza mugahindura tekinike, pozisiyo runaka cyangwa se aho mwabikoreraga. Ibyo bituma rero nk'abantu bashakanye bituma bakomeza kuryoherwa, ndetse na cya gikorwa guhora umubiri wabo ugifitiye amatsiko, ku buryo barushaho kuryoherwa ndetse no kuba banyurwa na cya gikorwa cyo gutera akabariro. Muri make rero ugasanga ni ibintu bihoze byubaka umubano ndetse n'urukundo hagati y'abashakanye cyangwa se abakundana. Ikosa rya munane rikorwa n'abantu benshi batera akabariro cyangwa se mu gihe batera akabariro ni ukutita ku isuku. Burya isuku ni ingenzi mu gikorwa cyo gutera akabariro. Jya wita ku isuku y'umubiri wawe cyangwa se aho muryama cyangwa se aho mugiye gukorera cyo gikorwa cyo gutera akabariro. Burya isuku ishobora gutuma ugira impumuro itari nziza, ndetse cyane bikaba bishobora no gukura ama infection cyane cyane nko ku bagore. Burya rero isuku, kubura isuku kuba mugiye gutera akabariro cyangwa se mugiye kuryamana ugabona nta suku afite, bishobora gutuma byangiza mu bwonko bwawe, bigatuma cya gikorwa kikatagenda neza, cyangwa se bikaba isoko y'ama infection urinaire cyangwa se n'andi ma infection ashobora kugufata. Ikosa rya 9 rishobora gukorwa n'abantu benshi mu gihe batera akabariro ni ukumva ko nta mutekano bafite muri icyo gikorwa cyo gutera akabariro, cyangwa se bakagikorera ahantu badafite umutekano muri icyo gikorwa cyo gutera akabariro. Uzitegereze cyane cyane hari igihe abantu basanga bashobora gukora igikorwa cyo gutera akabariro, bakaba bashobora no kubikora mu bintu biri riske ku buryo bishobora kubangiza cyangwa se kwangiza imyanya y'ibanga yabo. Reka dufate urugero nk'abagore cyangwa se abakobwa bikinisha bashobora gukoresha nk'amacupa, bashobora gukoresha imineke cyangwa se bagakoresha ibitoki cyangwa se bagakoresha amakokombure nk'imbuto z'amakokombure. Burya rero iriya mbuto cyangwa se ibyo bintu byose ushobora gukoresha bitari igitsina gabo cyanyacyo bishobora kwangiza imyanya y'imyibarukiro yawe, ku buryo ushobora no gusanga warangije imyanya y'imbere yawe y'imyibarukiro, ku buryo ushobora no kugutera kutazabyara cyangwa se bikayangiza burundu. Nanone hari n'abashobora gukorera imibonano mpuzabitsina nko ku migunguzi y'inzu, kuri twa tuntu twa bariko, ugasanga bashobora no guhanuka mu gihe banyinjiye muri ya gikorwa, ugasanga baryohewe cyane bagatwarwa, ugasanga bashobora guhanuka. Abandi bagakora bipfutse cyangwa se biziritse. Burya ibyo bintu ntabwo ari byo. Ikosa rya 10 rikorwa n'abantu benshi iyo batera akabariro cyangwa se bari mu gikorwa cyo gutera akabariro no kutita kubikurikira nyuma y'aho murangije icyo gikorwa cyo gutera akabariro. Uzitegereze iyo abagabo benshi barangije icyo gikorwa cyo gutera akabariro bahita bigendera. Ugasanga ibyo rero burya ntabwo batekereza ko burya byangiza umugore, umukunzi wabo mu mutwe. Burya rero niba muryamanye uzajya wita n'ibirakurikiraho nyuma, ukomeze umuganirize, umugume hafi. Niyo mwaguma mu buriri ukamufata mu kiganza mukaryama muri kumwe kandi bisa naho nyine mwishimanye kandi mwese mwabashije kunezezanya. Kabone niyo wowe waba utanezerewe, ariko uzabikorera uwo muntu umwumvishe ko nyine cyangwa se umugume hafi, ntuhite wigendera, ahubwo wumve ko na nyuma yo kuryamana hagomba gukomeza umubano kandi mugomba gukomeza kunyurwa no kwizerana ndetse no gushimishanya. Ikosa rya 11 rikorwa n'abantu benshi mu gihe baryamana no kutita ku kuba umuntu agomba kukwemerera kugira ngo muryamane, cyangwa se ibyitwa consent. Ubundi kugira ngo muryamane nuko mwembi mwese ibyiza nuko mwese mubanza kubyemeranyaho. Ntugafate umuntu ngo ugarike uhite ukora cyangwa se uhite winjira muri cya gikorwa, cyangwa wumve ko ugomba kumufatirana. Ubundi sex cyangwa se gukora imibonano mpuzabitsina udafite consent ni ibintu biri harmful, ni ibintu byo gusuzugurana, biri disrespectful, kandi ni ibintu bitemewe n'amategeko. Burya no mu mategeko y'u Rwanda, ahantu umugabo cyangwa se umuntu wese wakoresha imibonano mpuzabitsina ku gahato cyangwa se atabimwemereye, nta bushake bwose uwo muntu abifitemo, kabone niyo yaba ari umugore wawe, burya ni ikosa. Ibyo bishobora gutuma rero ufungwa cyangwa se ugasanga nyine byangije umubano wawe n'uwo muryamana.
cyane cyane twavuze ko burya abagore gukora imibonano mpuzabitsina bishyiramo amarangamutima cyane. Iyo atakwemereye rero burya biba bisa no kumufata ku ngufu, kabone niyo yaba ari uwo mwashakanye. Ikosa rya 12 rikorwa n'abantu benshi mu gihe batera akabariro cyane cyane bikaba bishobora gutuma katagenda neza igikorwa cyo gutera akabariro, ni ukutita ku marangamutima yabo cyangwa se amarangamutima bahuza bombi. Burya imibonano mpuzabitsina cyangwa se gukora sex ntabwo birangirira kuba hari igikorwa gusa cyakozwe cyangwa se physical act, ahubwo bigera no ku marangamutima. Burya rero igikorwa cyo gutera akabariro rero nanone burya ni kimwe mu bintu bigabura amarangamutima, bikongera bond cyangwa se attachment hagati y'abantu bakundana cyangwa se babana. Iyo rero bidakozwe gutyo ugasanga nta kwita ku marangamutima yawe, ugasanga umugore arabikeneye arabigusabye ukamwangira, ahubwo umugabo we akumva ko mu gihe abikeneye aribwo gusa byakorwa, icyo gihe byangiza umubano wanyu kandi bituma umugore ashobora no kuguca inyuma cyangwa se ugasanga we ntabwo aryoherwa na cyo gikorwa cyo gutera akabariro. Ni byiza rero ko investinga mu marangamutima cyangwa se muri emotional connection, mugafatanya niba ari umuntu w'umukunzi wawe cyangwa se undi muntu wese muryamana, mugafata igihe gihagije cyo kuba muri kumwe kandi mutari mu buriri, kabone nyine niyo mutari mu buriri cyangwa se hanze, mugafata igihe nyine cyo kuganira, cyo gusangira ibitekerezo no kurushaho kumenyana, mukazajya muryamana gusa umubiri wanyu ubikeneye kandi mwembi mubikeneye. Muri make imibonano mpuzabitsina ni ikintu kinini cyane kirenze kuba ari igikorwa gusa cyo kuba mushobora kwinjira mu gitsina cy'umugore ukagira cyangwa se umugore akagirwa, ahubwo burya ni ikintu kigera ku marangamutima, kikavura uburwayi butandukanye iyo cyakozwe neza, kandi nanone kikavura byinshi iyo gikozwe nabi kinangiza byinshi. Aribwo bwa mbere ugeze kuri channel wakora subscribe, nanone ufite igitekerezo cyangwa se inyunganizi wabyandika hagenewe kujya comment.